Hello guys, ndabaramukije ni wa mukunzi wanyu Loveness. Uyu munsi rero nje kubereka isomo bijyanye n'abantu badafite akazi birirwa mu rugo cyane ababyeyi nkanjye. Rwose uyu munsi ndagiye kubereka uburyo wakitezamo imbere badamu muri mu rugo ngo mufite abana ngo nimufite uko mwava mu rugo ngo kubera abana. Ngiye kukwereka akazi wakora wibereye mu rugo ureba abana bawe wikorera ubatekera, mbese ku buryo butavunanye. Ntujye kure, kandi niba uzi ko utarakora subscribe nyabona yikoreho kugira ngo utazajya ucika, kuko muri ino minsi ngiye kukugezaho ibyiza byinshi cyane. Nyabuna ndagusabye kandi subscribe, ukore ku nzogera, ukore share and comment na like ntimwibagirwe kuko ni inkunga yanyu ikeneye. Kanze nkangire nkwereka. Iyi ngiyi ni ishashi. Iyi shashi ndakeka mwese murayizi, reba neza. Ni ya mashashi avamo amafu yo bita shakibondo. Ndakeka nta munyarwanda utayizi. Muri make iyi shashi uyibyaza umusaruro wiyicariye iwawe mu nzu. Nibyo ngiye kukwereka aka kanya. Wumva ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukorera ino shashi wibereye iwawe mu rugo ukayibyaza umusaruro. Mba nayikase, uyikata neza, urabona ko iringaniye rwose. Iyo ugize amahirwe usangamo agateranye, hari n'igihe usangamo idateranye, nayo nyibereke. Dore ngiyi ntabwo bivuze ko iba yataye agaciro. Ubu ngubu ureba ngize gutya mba nayogeje mu cyuzi, nayoza neza. Wamaze kuyikata ukayanika ku zuba, hanyuma rwose ukayiteranya. Mbaza ngo bateranyishe iki rero? Dore ufata icyuma cyawe, wamara kugifata ukagishyira mu mbabura unitekeye, wumve ko atari ibintu bigoranye. Wibereye mu rugo rwose uri kumwe n'abana bawe n'umuryango wawe nta kibazo. Tujye kwiba ngo ufite ngo nta bushobozi ufite bwo gufata umukozi ngo wamusize mu rugo. Oya, ubwo warangiza ugafata agashashi kawe katateranije kakarambura ku kantu kameze nk'akabaho. Urakabona impamvu nifashisha ino ndobo niyo indyohera. Iyo nasizeho kano kabaho mba numva biryoshye cyane. Kakabaho gafite ino meze n'ino paseri biba bimeze sawa. Ufata icyuma cyawe ukagishyira mu muriro, ubona ko cyaramenyereye. Ni ukuvuga ngo gikoze akazi cyane. Nuko navuze nti abakunzi banjye reka nabo mbagezeho ibyiza mba ndiho hano mu rugo nirerera n'abana banjye. Ndabibona, ubona ko rwose karafatanye. Aha ni hahandi hari hatanye byadafatanye. Warangiza ugahita ufata nanone ukongera hepfo uruhande rumwe ukakozaho icyuma gishyushye ukagorora neza cyane. Wabibonye? Urabona ko ishashi yawe irabaye nta kibazo ifite. Kubibona? Iyo rero ugeze kuri ya yindi ifatanye, iyindi ifatanye bayita ngo iraryoshye kuyikora. Unyuzaho gutya rimoja tu, gutya rimwe gusa. Wabibonye? Hanyuma ubundi nta kindi kintu gikurikiraho usibye kuba ishashi yawe ibirangiye. Nta kindi pego. Ndebera na aluminium. Ubwo uratwegeranya ukaducuma. Iyo umaze kutwegeranya ari twinshi rwose, ipaki igomba kuba irimo 50 bitewe n'abakiriya bawe ufite. Ukumva ubundi ukatuzinga neza gutya. Mu rugero ndi kubaha, mara kutuzinga ukaduseseka mu yindi shashi. Ubona ko iyo ari twinshi tuba turimo aha, navuga ngo biri kiriya rwose. Busheri iyo ari yo yose wabijyanaho, nta wakubwira ngo ibi ntabwo tubishaka. Hello bakunzi ba Loveness, mumeze neza? Uyu munsi rero niyemeje kubereka uburyo
abadamu rwose mwirirwa mu rugo ngo nta kazi mugira, uyu munsi niyemeje kubereka uburyo twakwihangira umurimo tuwubyaje amaboko yacu, turi mu rugo iwacu, nta muntu n'umwe ukubajije ngo ese ukora iki, wibereye iwawe mu rugo tu. Muri kubibona ino shashi ni ishashi yitwa shisha kibondo, abantu benshi mwabasha kuba mwazibona aho mutuye. Ndabashishikariza ko mutazajya muzijugunya kuko zifite umusaruro rwose. Izi ngizi tuzikoramo umushinga, uwo mushinga rero akaba ari wo ngiye kubereka uno munsi. Gusa nyabuna wowe utarakora subscribe kuri Loveness, urambabaje pe, kuko ubu ngubu ngiye kubazanira ibyiza byinshi cyane, byinshi cyane pe. Aka kantu rero mubona uragakora ukagateranya. Iyo umaze kugateranya ukajyana ku mabusheri, mbere banga ku mabusheri niho hantu honyine watugeza bakagusamira hejuru, kuko tubasha kubika inyama neza. Niba wumva wakunze ino video, komeza uyikurikirane ntuze gucikwa uburyo bikorwamo. Twagiye uri kubibona, aka ni agashashi mba nagakase uko kameze, nakabonye ndagakata nkakoza, namara kukoza nkagakorera isuku neza n'amazi meza, hanyuma ubundi nkaza nkagateranya gutya, nkongera nkagaruka ntya. ubona ko kabaye smart, ushyizemo ikintu rwose ntabwo kinyuramo. Ababibona wakavana ukagerana no muri Uganda, tutibagiwe no muri Amerika, kuko naho kagerayo ibyo utwayemo nta gupfa, kabigezayo amahoro rwose. Ubwo rero bakunzi banjye bankurikirana muri ino minsi, ngiye kujya ngenda mvumburira abadamu mwese mudafite akazi, mwirirwa mu rugo, maze nzarebe muzajya mukorera akazi kanyu mu rugo, mumara kugakorera mu rugo, hanyuma ubundi imirimo yanyu yo mu rugo muyikore, mwirerera abana, muniherekeye abagabo banyu wabo. Ntabwo nababeshya, ariko niba uzi ko utarakora subscribe, yewe umenya ngo ibyiza biragucitse pe, ibyiza birigendeye pe. Muhaguruke, nta nubwo bitinda, ntabwo bitinda ibi bintu. Ufunga agapaki bakabikubita inote yawe rwose, ukimanukira ukaza ukagura ubudari bw'abana, ubundi agasuzuguro kakazana ukagabanuka rwose. Umva rero komera di ni kare komera byate kuntuye muri ino mvura sinyuze hewa ntabwo tungura, ntabwo nabizamenye. Ariko shawo uwo mugore mubi, ntabwo umugore w'ingwino wicare hano, endica umugore w'ibisabite ntabwo nabyihangana gutese kandi ntabwo nakubabarira rwose. Umugore w'ibise kwa ko nagusura ese reka mvanze nkibaze byari ibintu ntabasha kwakira. Nirirwa mvuga ngo Loveness ni inshuti yanjye, nta kazi agira, nta kazi dufite twembi, none ngo wibitse biribanga. yego ko ndi inshuti yawe n'ubundi magara humura, Ntabwo nabyemera. tuza wahageze kwa Loveness, reba byose agufite bikire ku ruhande. None bindi bita ngo umuguye gitumo. Nguye gitumo rero hasi. Ngaho rero mbwira, burya amafaranga wenyine nkanakuguza ukanga, ukavuga ati rwose mugore nta mafaranga ngira, kuko ufite akazi. Agira inkuru ngaho zibiri tutumisha, ntabwo turi inshuti. Ariko ubundi reka mubaze byati Ntabwo inshuti yawe mujyande inshuti yawe, ariko nyine urumva
ntabwo rega iyo umuntu afite akantu akora nka gutya mu nzu aba agomba guhora agapuburisita urumva cyane ko nayo nitekeye n'ibishyimbo ibi bintu ntabwo ari ibintu nyine ntabwo ari ibintu wavuga ngo utetse ibishyimbo nitekeye uri mu kazi ibishyimbo ariko guteka ibishyimbo guteka ibishyimbo ni kimwe no kuba uri gukora ni ikindi kuko kuko ukibirisha mu Rwanda n'igihe maze uriye neza ko nta kazi ngo rero nshuti ubu muri uyu munsi ibintu nabishyize ku karubanda dore ibi ngibi ureba ibi bintu ujya ubibona ahantu mutuye hari iwanyu kwa ba kazungu nta n'ahandi wabikura ntakurangiye ni kwa kazungu ubu inshuti yanjye magara ntabwo natuma nta kazi nawe wicara udafite dore ubu ngubu mba nagiye nkabigura uri kubyumva nkaza nkabitunganya namara kubitunganya ndabikata nkabyoza nkabyanika bikuma hanyuma ubundi mu gihe ntetse gutya nkaza nkegera hano nkajya mbikora gutya bigenza gutya kazungu hajya atuye he kazungu hariya hirya mu isantire hano gasanze igasanze niho hantu ugomba gukura ino mari muzi no kugenda niyo se unjyane nabigurwa neza aha asa ahubwo mbwira niwe wakwivumburiye ubucuti nicyo kintu buberaho urumva rwose humura ndaje ndabikwigisha hari icyo ndi bugukureho noneho niko se nawe ntugakabye usa n'ubwa mbere hari icyo nkuyeho ariko se ntakabya oya uzi kugira ngo mbone igihumbi uzi kugira ngo nzakibone humura rero ibintu byasobanutse n'akazi noneho narikiye ibintu byagize gute byasobanutse ibi ngibi ndaza kubikwigisha mu minsi mike cyane nawe uraba watangiye gukora ku mafaranga ndabona ndibuze hano byo nanabimenye si ubona bitoroshye ni ukugira gutya ufata agashashi kawe akubeshya ugira ibanga amashashi nanjye uzi ko burya ntazongera nzajya nkuhisha humura rero nabishyize ku karubanda n'ubundi urumva niba ujya ureba Loveness TV show ubu tuvugana wari kuzagenda tukabikoraho ariko niba utarakoze subscribe ngo ukore no kunzogera byari kuzagucira iyo nza kuba ntazi ko uri uw'iburasirazuba yanjye tuturuka hamwe nakubeshya nari kugira ngo nawe uri umunyendugu uzi abanyendugu ukuntu bagira amabanga baraza bakakuhishamo neza neza bikarangira bakurushije ubwenge nawe wajya ngo ntiwarerewe umva nyine mubwire njyewe ni ukuvuga ngo usibye no kuvuga ngo uri inshuti yanjye njyewe napanze ndavuga nti ibi bintu ntabwo nabyihererana ndebe inshuti zanjye koko inshuti zanjye gute zahera mu bukene ufite umwuga nk'uyu nguyu ndavuga nti reka nze nkwerekeye uri kumva nimara kukwereka ngende mbishyire kuri YouTube yanjye niho ndi bumenye abafana banjye bya nyabyo uri kumva niba rero utarankandiye subscribe ngo ukore no kunzogera ubu butumwa ntabwo wari kuzapfa ubumenya ahubwo ndahombye niho nari kuzakumenya niba uri inshuti ya nyayo ahubwo kanze nyarukiye kuri YouTube ndebe ntabwo naherukagaho wabona genda ugerayo kuri Loveness TV show aho ngaho ndabizi nsanzwe mukurikirana ahubwo ntabwo nari nabona ako kavuga umva karaba kagezeho mu minsi mike cyane ndaba nagashyizeho niho ngiye kumenyera abafana banjye ba nyabo abafana banjye ba nyabo bankurikirana bingana ntabwo uyu bose yakwirirwa avuga ati iki n'iki byose sha nyine urumva abagabo b'iki gihe kumva biba bigoye kuba wamwita ruhande nta kazi ufite ukumva gusa nyine kankibira akabanga wowe niba uzi neza ko wakanze ingogero wafunguye inzogero ugiye kubonaho ibyiza byinshi bitambuka uzabikurikirane hehe no kwicara mu bushomeri ubushomeri ngiye kubukura mu bagore muri ino minsi wari unsuye rero ntibusuye mbaga mukumbuye reba ko imvura iri ku bitugu navugana ariko mwumve mugereho rwose mukumbuye rega ndakwemera nose kuri iwacu akazi uranyemera wowe uheruka iwanjye ryarira aha ni akazi kenshi wa muntu wabibwiye abantu bafite abana barenze umwe biragorana kuva mu rugo ariko se abana ko batagiye biba bigoranye pe uyu munsi abana ntibagiye ku ishuri
ntabwo bagiye ku ishuri ariko nanjye niko kanya mbona nkasimbukira ku musigiti wa manuka yego mana aha niko kanya mbona nkajya nkahita nsimbuka nkajya ku musigiti nkajya kwiyambariza imana rwose ariko pe umeze neza mu buzima busanzwe shanda nta byinshi byose nawe wagira ngo hari ikintu dupfa oya nta kintu dupfa bo noneho bivuze ngo wabifashe wabibonye ko ni kubigenza wabibonye akira gerageza rero akira gerageza utazagwa ngo ntabwo nigeze nkwigisha gerageza gerageza hano ubu narebagara niho ngiye kurebera gerageza turebe niba wari umuswa kanageze nkoresha amaboko yanjye none nyuzaho banyuzaho dore ufata kabima fata kano katagoranye uretse ko sigacitse aha tekinisiye se byose kabisa nasana ubwo nagira hano none nk'ibishya ngaho nyuzaho ndakata dore jyana gutya fata gutya umanure gutya tazavuga ngo sinakwigishije shinga hasi cyuma ngaho ndebe ni gute se ubwo ubimenye te kangahe ngaha gusa nabikora gusinziriye ewe umva rero barahamya cyane barahamya nyine uri kubona utitabaye dore byabaye byabaye rwose byabaye kabonetse nyamuneka kataboneka erega amamaza ibikorwa w'akanyabwabo none aha byamisha gutyo gase kinini ukase kinini ariko nubwo utabiryoheje nk'uko nanjye nabikora ariko urabona ko buhoro buhoro nibwo rugendo egerayo mama we ndi kubona uzabisange onorayini uzabireba onorayini wenda uzabirebe onorayini ntabwo woroshye kwa kweli do wabibonye ukuntu unyuzaho unyuzaho wumva nta birantebya we yewe cyo korama ntabyo kuvuga ngo ntakora wenda wabona ntayemo nk'intuzo kumba kundi nk'intuza kamwe ugiye kujya noneho wirirwa unguza bya nyabyo uretse rimwe byabayeho abana bagiye kuburara icyo gihe bose yari yakoze guhera ubizi bemeza inyenzi niyo kugiraga mama we ntundakarire ta ugiye kumbeshyira mubyeyi ariko di nyine ibi bizaturinda agasuzuguro niba rero uzi neza aho wabikura nyabuna ntugapfushe ubusa imari ibi byose wabibyaza umusaruro ariko ubu uyu munsi twize uburyo wabitunganyamo ubutaha hari ibindi byiza byinshi tuzakugezaho ntuzacikwe komeza ukurikirane Loveness TV show nyabuna wibuke gukora subscribe niba wakunze ino video I love you